Kariza amakuru meze neza. So ndabona wari wazindutse, so ni byiza cyane njye mba nkena abantu bazinduka ku buryo niba uri mu kazi uba ugomba kunyereka difference yawe n'iy'abandi bantu uba uje gusenga. Ibyo byari ingenzi ko ni ingenzi kuri njye. Nize apana bya bintu bazavuga ngo karushye isaba, wamara kubona akazi wakageramo ugatangira ngo uyu munsi ngo musaza wanjye ngo yarwaye grippe sindi bukore, mama yarwaye ibicurane sindi bukore. Ibyo bintu ntabwo mbikunda mu kazi kanjye. Turi kumvikana? Yes. Njye mba nshaka umukozi nibuje kunkorera. So nta muntu utagira ibibazo ku buryo wahura n'ikibazo ukamamagara cyangwa se ugahamagara manager akaba yaguha akaruhuko nyine bitewe n'ikibazo wagize. Neze ko ariko turi kumvikana. Ndi gukumva basi. So ikirenzeho by the way urasa neza nkuko nashakaga umukozi usa neza, urasa neza kabisa. Murakoze. So ukuntu ibintu bimeze ni ibintu byoroshye cyane. Akazi kanjye ntabwo kagoye. Ikintu cya mbere ni umuhati. Turi kugendana neza? Yes. Ejo tutazagonganira mu ikosa rimwe njyewe umuntu yagiye kunyicira akazi. Ikosa rimwe ritadushwana kandi sinjya nkunda gushwana. Ndi kubyumva nanjye no kubyirinda. Okay. So ukuntu akazi kameze rero nshaka kugira ngo nshaka umukontabule. Urabishoboye? Nizere yuko atari bya bintu byo gusitasita njye nawe tutazajya tugonganira mu kazi. Ntabwo ari ubwa mbere nawe mbikoze. Ngiye kugira ngo ibintu byanjye bigeraho bihagaze nuko mba mbyibereye. Iyo uzanyemo ibintu hari ukuntu abakobwa mureba ubwiza bwanyu mukumva no mu kazi k'abandi bana ubwo bwiza aribwo buzajya. Njye ibyo bintu ntabwo mbikunda. Yes, ndabyumva nawe turi mu kazi tuba turi mu akazi ni akazi. Turi kumvikana? So impamvu navuze ngo reka twivuganire bari kujya kuvugana na manager. Hari umukobwa nawe yari mwiza nkawe avugana na manager, ariko naje guperereza nsanga we na manager hari ukundi kuntu bari babyumvikanye bitajyanye n'akazi ka. Kandi njye ibyo bintu mu kazi kanjye ntabwo bijya bikora. Niyo mpamvu nahise mwirukana na manager nawe barajyanye. Na manager barajyanye uriho ni mushya. Kubera ibintu nyine ntigeze nkunda. Turi kumvikana? Naho mu kazi ko ni ibintu bigoye gutangira akazi ni 3:00 za mu gitondo. hanyuma amasaha yo gutaha. Urabona twese turi abantu tuba dufite izindi nshingano ku ruhande. Ntabwo abakozi banjye ntabwo njya mbatinza mu kazi. Nkuko twari twabivuganye kuri telefone, utangira akazi 3:00 za mu gitondo ukagasoza 10:00 zo ku mugoroba. Saa 10. Ntazigira nza ngasanga hatashye 9:00. Ntabwo njya nkunda gukata abakozi kuko ntabwo mba nshaka ikintu kinteranya n'abakozi. Mba nshaka kuba inshuti nabo, tukaba inshuti tukubaka ubucuti. Okay, so you got me off byari. So usenga kwa kangahe? Nsenga ku cyumweru. So off yo ku cyumweru nta kibazo. Off yo ku cyumweru numva nta kibazo kuko nkunda yuko nyine abantu niba usenga ku cyumweru ndabikunze cyane. Kuko hari n'abandi bagenzi bawe benshi nabo basenga ku cyumweru bose baba baruhutse. Ariko icyitonderwa ubundi ikintu cya mbere gituma nshwana n'abakozi, ibintu by'amapenzi mu kazi. Turi kumvikana? Ibintu by'amapenzi ntabwo mbikunda. So ikijyanye n'umushahara rero ngira ngo twabivuganye ndagutangiza 250.
nk'uko twe twabyumvikanye so 250 rero ugomba gukora buryo ki nyine nanjye mwishimira ku buryo nko mu gihe gitoya nyine twari ukundi kuntu tubigenza neza ko ntazicuza ku mwanzuro mfashe wo kuguha akazi sibyo nzabirwanya nyine ugomba ubundi ikintu cyica akazi cya mbere ni amapenzi mu kazi so nk'uko twe twavuganye ntabwo njya nkoresha umukozi nta contract dufitanye ugomba gusinya contract kugira ngo anytime n'ikibazo nikiba ku buryo wenda twari ukundi kuntu tubigenza nawe urabizi bya contrat nta kujenjeka sibyo so njye rero nari naje nayanditse ikiburano gusiba turi kugendana neza aha uzongera umbeshye ndabafashe niyo natwe nariwe nyibwirira itone so uzongera umbeshye singufashe ibi ni ibiki utangiye kuzana utaratangira wabibonye iminsi y'igisambo ni 40 basi wajya ugabanya uyu ni uwa 40 uyu muri kumwe hano n'inda none Kariza ibi ni ibiki utangiye kuzana ni njyewe se hano uri kubona nasani ndagukunda ni wewe wenyine tuzabana nanjye nishyira ku cyizere numva ngo tuzakunda sinakubwiye ngo ibintu by'amapenzi mu kazi kanjye ntabwo amakuru aragenda nyine ibyo ndabyumva ariko tuza ndagusobanurira nawe uzi umuntu ndangiye hano unsobanurira iki neza wipangaritse n'umugabo andusha iki wakubwire mbwira ibi ni ibiki mbona ceceka aho ngaho nawe uyu ni umukunzi wanjye twenda no kurushinga ceceka aho ngaho nta jambo naguhaye none ngenda hurahe sobanura ngo uyu ninde muri kumwe hano mwasohokanye mu byubahiro byawe ikintu cyambere cyo kunsobanura wowe nakubwiye ngo ceceka ntabwo nziranye nawe mbabarira utuze ariko hano ni wanjye by the way niba ari we ntabwo bindeba musanganye n'umukunzi wanjye njye ndumva ibyo nta kibazo kirimo umukunzi wawe nguyu reka dusoze ibyo twari turimo musoze ibiki umva ndagufashe noneho iruzuye zongera kumbeshya Kariza ibi ngibi nibyo uje kwakira akazi kuza kunsuzugurira iwanjye zongera kumbeshya ntabwo nyine nari niteze ko biri bube ariko so njyewe nk'ukuntu nakubwiye urafashwe ariko wa muhungu njyewe ntabwo ndi umuhungu ndi umupapa ndubatse ngamba wowe ni umupapa n'izina ry'Imana njyewe ndi umupapa kujya mu bwana nk'ubu ngubu uzi ko uyu nguyu twenda kuzarushinga ariko ntabwo nabibujije nimushyingira ngo nareke ngo eke mwari mwasohokanye muganira iki Kariza ndagira ngo ndabona ibyawe n'uyu mutipe wawe ntazi niya so ndi security ngo Kariza security yo kuki mana security yo kuki areka abantu nk'aba bakinjira kutavuga igihanga ndakigufatanye dore ngiki ese basi uri kubwira mwe icyari cyo musaza wawe so njye rero ndabona ugira musaza wawe wubatse se ndabona ibyanyu ntabivamo Kariza sigara urwana n'urugamba rwawe ndabona twebwe ibyo twari turi kuganira ndabona birangiriye hano so njye nakubwiye ngo ibintu ibaze yuko akavuyo kavutse utaratangira akazi nigatangira uzakora iki wa mugabo we ufite urugo rwawe tuziye niba ku rugo rwawe n'abana bawe njye rero urumva uyu nguyu ni umukwe umva akaye karashobotse so Kariza rero ikiganiro nari mfitanye nawe kirarangiye mukomeze muganire none se wabiretse ubanza ukemura ibibazo byawe nusoza kubikemura niba hataraboneka undi uza gukora akazi uzongera umamagare nyine se wabyirengagije ukabyireba ubu ngubu usigarane n'ibibazo byawe njye nawe ndagufasha uzongera kumbeshyira he ndagufasha nawe funga umunwa uzubibwe kuri icyari cyo kuri njyewe igiki amafaranga naryaguze aho yavaga amafaranga naryaga uzaho yavaga icyari kintu uza ahubwo bansobanurire ngo
kurankunda njyenyine kumberwa unendeka nirwa mutende kuri Oscar bose wari ari umubese wagiye kuma akazi twatugiye gusinya akazi nirwa mutende ko nagiye gushaka akazi nizere ko ufite ahantu wamboneye akazi kuko akazi unesheje amafaranga nizere ko ufite ahantu wamboneye akazi nagiye kuguha akazi se Yesu jyanya byose cyangwa nizukuri ndagusabye ngo jambo nyene kumva ari kuvamo nta ngomba kunyereka nkabona akazi nuko nzanishyura inzu nkabona n'amafaranga yo gukemura ibindi bibazo nyine nsobanura no wari ugiye kuguha akazi se kuva mu kanwa kawe mwana we ko babivuze ukuri ko gukundana n'umuntu bw'ubusore man uneye umujinya mu buzima bwanjye uneye umujinya ntabwo nari nabimenye nawe ujye uhubuka bari bambwiye yuko uri kumwe n'ikigabo mwasohokanye nanjye none narakubwiye ko ndi kumwe n'umugabo ziriya mpapuro wabonaga hano tuje kuvangura umutungo ibyo ntabwo nabyitaga njye numva nuzuye Yesu uje wumva wuzuye ubugoryi ngo ndakunda oke ntari naguruka tugenda ugiye kunyereka aho wamboneye akazi rwose ntabwo wakongera ukamuhamagara duhamagara aho utumye agenda ni njye se utumye agenda reba ukuntu umubwiye nayo ngize Imana yanyishimiye yagiye kumuha akazi urajura bivuye hanze turabigenza ngaho mbase ngira umuhamagare ka kazi wambwiraga mana ese mani kubera iki ugira ubugoryi bundi kubera iki utaje ngo utekereze kabiri urajura mubwiye nabi umukozaho ibiki n'ibiki ibigambo byinshi umusuzuga agasuzuguro nazi ngo ngiye kumuhamagara ndakamubwiye ngera n'undi nakoza gukundana n'umuntu udatekereza rimwe kabiri utekereza nk'injiji uzagende gushaka umukobwa muhuje ubwonko munganye ubwenge bitewe ntabwo muje ubwenge nawe kubera iki koko mubuga yarabonye akazi kuri tugiye kubaho neza ariko ndaje nk'ikimanuka nasaze bangira inama ngo inyuma mana we